Amazina ye yose yitwa Shadrack Bingbero. Uyu ni rutahizamu guturuka muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, yasinye amasezerano y'umwaka muri ekipe ya Rayon Sport. Uyu mwataka ukomeye cyane wazanywe n'umu agent witwa Anta Biganiro cyangwa se Munda y'isi cyangwa se Mucyo Anta nkuko benshi bakunda kumwita amazina agiye atandukanye. Uyu mugabo cyangwa se uyu musore Shadrack Bingbero, amakuru ari nuko rero uyu nguyu rwose bidasubirwaho afite imvune idasanzwe. Ese iby'iyi mvune ya Shadrack Bingbero byifashe bite? Ndagira ngo nanjye mbive imuzi n'imuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye usho kugenda ubona amakuru yizewe kandi uyabonere ku gihe. Ndagira nkubwire neza ko nta handi hantu wakora amakuru y'impamo usibye kubyegeranyo Empire. Kora subscribe rero ukore kunzogera kugira ngo uzajye ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu Shadrack Bingbero yasinyiye ekipe ya Rayon Sport mu mpeshyi cyangwa se muri sama y'uku kwezi kwa gatandatu ubwo isoko ry'igura n'igurisha ryari rifunguye ahangaha mu Rwanda. Uyu Shadrack Bingbero aba umukinnyi wa mbere uhenze ekipe ya Rayon Sport mu mateka, dore ko kuva ekipe ya Rayon Sport yitwa Rayon Sport, uyu Shadrack Bingbero niwe mukinnyi wa mbere uguzwe amafaranga menshi aturutse hanze y'igihugu cy'u Rwanda yerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, dore ko uyu nguyu Shadrack Bingbero yaguzwe miliyoni zirenga 40 z'amanyarwanda, aca gahigo ko kuba umukinnyi wa mbere uguzwe amafaranga menshi muri ikipe y'abaturage cyangwa se ekipe ya Gikundiro. Ariko ibyo ngibyo si byo nshaka kugarukaho, ahubwo ndashaka kugaruka ku mvune idasanzwe. Iyi ni imvune Shadrack Bingbero yazanye ubwo yasaga muri ekipe ya Rayon Sport, ariko abigira ibanga arabiceceka. Ariko kugeza kuri ubu ngubu Shadrack Bingbero, dore ko yaraje aca ibintu mu nzove mu myitozo, aba Bingbero abantu benshi batangira kumukabiriza, bavuga ko babonye umwataka ukomeye, bavuga ko hanyuma ya Ruvumbu wavuye muri Repubulika Demokarasi ya Kongo akaza ku butaka bw'u Rwanda ndetse agahira abareyo, babikomoza bavuga ko n'uyu Bingbero ngo nawe aje guca incundura ku ikubitiro. Imyitozo ye ya mbere mu nzove yahise atsinda ibitego bibiri byihuse cyane, ndetse n'izindi match zagiye zikurikira ubwo bakinaga deka cyangwa se kwa kundi ikipe bayigabamo ibice bibiri, hakaba Rayon A na Rayon B. Uyu Shadrack Bingbero yakinaga muri Rayon A cyangwa se Rayon Sport A, dore ko yayitsindaraga ibitego byinshi mu nzove. Kugeza kuri ubu ngubu ashobora ko afite ibitego birenze 5, ariko mu myitozo uyu Shadrack Bingbero yakinye umukino wa Miroplast urangira nta gitego na kimwe atsinze. Abantu baravuga ati byashoboka ko ari ukubera ko ari umukino we wa mbere, baravuga ngo reka tumutegereze ku mukino wa kabiri. Baza gukina na AS do Muhanga mu karere ka Muhanga, nayo bayitsinda ibitego, ariko uyu Shadrack Bingbero ntiyatsinda. Nyuma bakina na Gasogi United, uyu Shadrack Bingbero ntiyatsinda. Nyuma bakina na Gorilla, nabwo uyu Shadrack Bingbero ntiyatsinda. Nyuma bakina na Etenseri, ariko ku mukino wa Etenseri uyu Shadrack Bingbero ntago yigeze awukina kubera ko yari afite ikibazo cy'imvune. Amakuru ahari rero dukora mu butasi nuko Shadrack Bingbero yasinyiye ekipe ya Rayon Sport afite imvune idasanzwe, dore ko nta gihindutse. Shadrack Bingbero rwose n'abayobozi ba Rayon Sport bamaze kubibona neza 100% ko atagira icyo abafasha, cyane ko bari bizeye Biramahire Abedi cyangwa se uyu Biramahire Abedi, nyuma ahita abona ikipe muri Algeria, bituma ekipe ya Rayon Sport izana umukinnyi witwa Yves guturuka muri ekipe ya Rutsiro yitwa Habimana Yves. Uyu nguyu ni umwe mu bantu bafashije bidasanzwe ekipe ya Rutsiro yari imaze kuzamuka mu cyiciro cya mbere, dore ko uyu Habimana Yves yahamagawe bwa mbere muri ekipe nationale y'u Rwanda. Si ibyo gusa, dore ko ekipe ya Rayon Sport iri mu bigano bidasanzwe n'uwitwa Mugunga Yves. Uyu Mugunga Yves nawe ni rutahizamu ukomeye wamenyekanye mu makipe nka APR Football Club, amakipe nka Muhanga, amakipe nka AS Kigali, Kiyovu ndetse n'andi makipe agiye atandukanye. Uyu nguyu Mugunga Yves rero wabaye n'umwataka w'ikipe y'igihugu Amavubi
nawe kugeza kuri uyu munota ari mu bari kuganizwa n'ikipe ya Rayon Sport kugira ngo barebe ko bamusinyisha kugira ngo aze afatanye n'uyu Habimana Yves mugenzi we kugira ngo barebe ko bafatanya kwataka izamu mu gihe Faringanye akiri mu mvune, cyane ko uyu Shadrack Bingbero nawe rwose afite imvune idasanzwe, dore ko we amakuru dukura mu butasi nuko ashobora kumara hagati y'amezi 4 n'amezi 5 adakina bitewe n'imvune yaje afite muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire rero amakuru dukura muri Zandani nuko watagize igihinduka uyu nguyu Mugunga Yves agomba gusinya amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport, akaza yongera kuri Habimana Yves bagategereza ko Faringanye yazava mu mvune kugira ngo abe yafatanya n'aba basore kwataka cyangwa se gutaha izamu rya Rayon Sport. Naho witwa Shadrack Bingbero rwose uyu nguyu navuga ngo Mucyo Anta yapfunyikiye ekipe ya Rayon Sport, cyane ko uyu Shadrack Bingbero afite imvune idasanzwe kandi byitezwe ko atazagaruka mu kibuga vuba bitewe n'iyi mvune idasanzwe uyu Shadrack Bingbero afite. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo wowe wakoze subscribe uri w'agaciro kandi turakuzirikana. Kora subscribe niba utarayikora, ukore like, ukore comment ndetse na share, natwe tuzajya tugenda tubagezaho ibintu bigiye bitandukanye kandi ku gihe. Ndagushimiye cyane.